mu bice byombi. Igice cya mbere turagisanga muri Yesaya igice cya 49, turahera ku murongo wa 13 turageza ku wa 23. Yesaya igice cya 49 turahera ku murongo wa 13 tugeze ku wa 23. Afite Bibiliya nk'iyanjye ni ku rupapuro rwa 698. Umurongo wa 13 dusome mu izina rya Yesu. Ririmba wa juru we, nawe wasi we unezerwe, mwa misozi mwe muturagare muririmbe, kuko Uwiteka amaze abantu be umubabaro, kandi abantu barengana azabagirira imbabazi. Ariko Siyoni aravuga ati, Yehova yarantaye, Uwiteka aranyibagiwe. Mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa, ntababarire uwo yibyariye? Icyakora bo babasha kwibagirwa, ariko jye sinzakwibagirwa. Dore nguciye mu biganza byanjye nk'uca imanzi, kandi inkike zawe ziri imbere yanjye iteka. Abana bawe barihuta, abakurimbuye n'abakugize amatongo bazakuvaho. Ubura amaso yawe uraranganya urebe, bariya bose baraterana bazaza bagusanga. Ndahiye kubaho kwanjye yuko uzabambara bose nk'uwambaye iby'umurimbo, uzabakenyera usa n'umugeni, niko Uwiteka avuga. Kuko ubu ibikingi byawe byabaye indare n'umusaka, n'igihugu cyawe cyarimbutse, ni ukuri bizabera abaturage bawe ifungane, kandi abakumiraga bazaba kure. Abana wanyazwe bazakuvugira mu matwi, hanyuma bati, hano hambere ifungane ntaho gutura. Uzahera ko wibaze mu mutima uti, mbese aba bana nababyariwe nande, ko abanjye banyazwe nkaba ndi imfusha n'igicibwa n'inzererezi? Mbese aba barezwe nande? Ariko se ko nasigaye ndi umwe, ababo bahoze he? Umwami Imana iravuga iti, nzaramburira amahanga ukuboko kwanjye, nshingire amoko ibendera ryanjye, nuko bazazana abahungu bawe bababumbatiye mu bituza, n'abakobwa bawe bazahekwa mu bitugu. Abami bazakubera ba sogokuruza bakubere n'abamikazi, bazakubera ba nyoko bakonsa. Bazagupfukamira bubamye hasi, barigate umukungugu wo mu birenge byawe. Nawe uzahera ko umenye ko ndi Uwiteka. Abantegereza batazakorwa n'isoni. Igice cya mbere gisomwe nawe kigarukiye. Igice cya kabiri turagisanga muri Luka ibice 12, turahera ku murongo waho wa mbere turageza ku murongo waho wa 12. Luka ibice 12, umurongo waho wa mbere turageza ku murongo wacu wa 12. Some mu izina rya Yesu. Muri icyo gihe abantu ibihumbi byinshi bateranira aho ari, ndetse bigezeho bakandagirana. Nuko abwira abigishwa be ati, mubanze mwirinde umusemburo wa Farisaya, ari wo buryarya, kuko ari nta cyatwikiriwe kitazatwikururwa, cyangwa icyahishe kitazahishurwa, kitazamenyekana. Nuko ibyo mwavugiye mu mwijima byose bizumvikanira mu mucyo, n'icyo mwongoraniye mu mazu imbere kizavugirwa hejuru yayo. Kandi ndababwira mwebwe nshuti zanjye nti, ntimutinye abica umubiri, hanyuma ntibagire ikindi batwara, ahubwo ndabereka uwo mukwiriye gutinya. Mutinye umara kwica umuntu, agashobora kumujugunya muri Gehinomu. Ni koko ndababwira, abe ari we mutinya. Mbese ibishwi 5 ntibigurwa amakuta 2? Nyamara nta na kimwe muri byo cyibagirana mu maso y'Imana.
ndetse n'umusatsi wo ku mitwe yanyu wose warabazwe. Ntimutinye rero kuko muruta ibishwi byinshi. Kandi ndababwira yuko uzampamiriza imbere y'abantu, nanjye umwana w'umuntu nzamuhamiriza imbere y'abamarayika b'Imana. Ariko unyihakanira imbere y'abantu, nawe azahakanirwa imbere y'abamarayika b'Imana. Kandi umuntu usebya umwana w'umuntu azabibabarirwa, ariko utuka umwuka wera ntazabibabarirwa. Kandi nibabajyana mu masinagogi no mu batware no mu bakomeye, ntimuzahagarike umutima w'icyo muzireguza cyangwa ibyo muzavuga, kuko umwuka wera azabigisha ibyo muzaba mukwiriye kuvuga muri uwo mwanya. Icyo cyakora dusomeye nawe kigarukiye, mwagire ijambo ry'Imana mu bice byombi.